noneho iyo batubwiye bati ka kantu mwafashe ku nkondo y'umura karagaragaza ko ari kanseri, igikurikira dufata wa murwayi tukamuzana tukajya kumucisha gukora ibindi bizamini byisumbuyeho, ni ugucisha mu cyuma kenshi muri za scanner cyangwa se bishobora kuba na za MRI, ni ubwoko bw'ibyuma dushobora gucishamo umurwayi. Ubwo haba harimo kureba ese twa turemangingo twa kanseri ntabwo dushobora kuba twarageze ahandi ku bindi bice by'umubiri. nabyo murabisuzuma? Ego, urumva icyo cyuma nicyo gifasha kureba, kuko nyuma y'uko twa turemangingo twa kanseri twabaye twinshi, twamaze gufata inkondo y'umura hafi ya yose, tuba dushobora gutemba tukajya mu bindi bice. Bishobora kuba ibyegereye aho ngaho cyangwa se biri kure. Bikaba byajya ukumva ngo afite ngo kanseri, ngo yagiye mu mwijima, kandi wenda yarahereye ku nkondo y'umura. Ku nkondo y'umura ikaba yajya mu mwijima, ikaba yajya mu magufa, cyangwa se ikaba yajya no mu mutwe cyangwa se mu bihaha, bitewe. Buri bwoko bwa kanseri akenshi usanga hari ibice runaka bikunda gutemberaho. Dukunda kubyita ngo ni metastase cyangwa se metastasis. Ubwo ni ukujya ahandi. Ubwo rero bitewe n'ahandi yageze ashobora gutangira kugira ibyo bimenyetso. Niba yarageze mu magufa, umuntu agatangira kubura imbaraga zo kugenda. Niba yarafashe ku bice tuvuge cyo hasi ku kibuno, ugasanga kwituma bitangiye kugorana. Niba byarafashe ku mpyiko, kwihagarika bigatangira bikagorana. Ubwo icyo gihe yarageze kure. Icyo cyuma cya scanner rero kiba gishobora kureba ibyo byose. Ubwo mu kureba ibyo byose, iyo bitewe n'aho babonye igarukiye, noneho nibwo bavuga bati umuntu dushobora kumuvura muri ubu buryo. Bashaka kuvuga bati wenda ni ngombwa ko twabagwa bakurewe wenda cya gice cyarwaye, cyangwa se bamuvure mu buryo bwa chimiotherapy. Chimiotherapy ni ukumuha imiti isanzwe, aho umuntu agenda bakamutera imiti ya kanseri, cyangwa se kuba bamuvura hakoreshejwe icyo twita radiotherapy. Radiotherapy ni uburyo bwo kuvura hakoreshejwe imirasire, dukunda kubyita imirasire, igenda ikaba yatwika by'amaserire ya kanseri ari mu mubiri. Ubu hari n'ubundi buryo bushyashya twagize, ibyo twita brachytherapy. Brachytherapy ni nk'uburyo bwo gushyiraho akantu k'aka device mu mubiri kagenda byite gushiriza cyangwa se gushongesha. Ukajya mu kihe gice cy'umubiri? Ahantu harwaye. Yego. Bagashyira hafi aho ngaho, hanyuma kakaba kashiririza utwo turemangingo turwaye. Yego. Ni byiza dusobanuriye uburyo butandukanye mukoresha mu kuvura iyi kanseri. Nabazaniye, ese kanseri y'inkondo y'umura iravurwa igakira? Yego, iravurwa igakira bitewe n'igihe bayiboneye. Iyo bayibonye itaragera ku bindi bice, baba bashobora kuba bakubaga, wabagwa ugakira, ugakomeza ukagenda rwose. Hanyuma ni izihe ngaruka rero z'igihe umuntu yivuje atinze iyo kanseri y'inkondo y'umura? Ingaruka za mbere, kwivuza utinze bitera ingaruka nyinshi, yaba kuri wowe ubwawe wowe uyirwaye, bikaza ku muryango wawe, ndetse bikaza no ku gihugu. Mpereye kuri wowe ni uko kwivuza, ubwo ndavuga umugore uyirwaye, ni uko cya mbere ubuzima bwe akenshi iyo bitinze ntabwo ashobora kuba yakira. Iminsi yo kubaho iragabanuka. Ubwo bivuze ngo niba hari icyo ashobora kuzamarira umuryango, abana cyangwa abandi ashobora kubareberera, ubwo urumva ibyo biba birangiye, biba bihagaze. Iminsi yo kubaho iragabanutse kuko yisuzumishije hakiri kare. Ingaruka za kabiri ni ku muryango. Niba umubyeyi yakoreraga abana, yajyaga kubahahira, ntabwo akibashije kubahahira. Niba abana bigaga bashobora gutakaza amashuri, yemwe no kuba ashobora kuzapfa agasiga abana cyangwa umugabo
urumva ibyago byinshi birimo. Wenda tugarutse no ku mudamu nyirizina urwaye iyo kanseri, akenshi abayirwaye bagira kwiheba kudasanzwe, ndetse hari n'aho usanga imiryango ibatereranye. Kubera kwa kumuvuza kenshi, bakagera aho bakarambirwa, ariko nuko itangira gutera, hari igihe umuntu atangira kugira umwuka utari mwiza, abantu bagatangira kumunena, kutamwegera, Kumuha akato. kumuha akato, yego. Bagatangira kumuha akato, akaba atajya mu bandi, atagira gute. Urumva niba ari umuntu wisanzura ku bantu, abantu bagatangira kukugendera kure, ntibagusuhuze, ibyo kurya ugasanga ntibakibiguha, ni ikibazo. Hanyuma ku gihugu ni uko niba yivuje bitinze, imiti azahabwa, mu by'ukuri wenda igiciro ibitaro biyitangaho ni gito cyane, ni gito ugereranije n'icyo igihugu kibasha kuyiguraho, kuko imiti ya kanseri irahenda cyane. Urumva muri icyo gihe igihugu gitakaje ubwo bushobozi, ariko nta kintu gikomeye nko kuba igihugu gitakaje umuntu wari kuzafasha abana be, Yego. wari kuzafasha abandi bantu runaka, ibyo bita productivité, ubwo igihugu kiba gitakaje ikintu kinini. Murumva ko niba abana basize bashobora kubura uburenganzira bagombaga kuzabona mu gihe bagifite umubyeyi, cyangwa se niba ari amashuri barayacikishirije, bashobora kumutwara kuri leta mu buryo bumwe cyangwa ubundi.